Hababaje Intwari David ni umusore w'imyaka 23 avuka mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Akazi ke ni ugutwara abantu kuri moto. Nk'uko abigaragariza buri wese ushaka kumenya ubumenyi buhambaye afite mu gutwara moto, natwe twamusuye atwereka bike mu byo avuga ko ari byinshi azi kuri moto. Uyu musore avuga ko ibyo akora atabikomara ku muntu wari we wese, dore ko ngo ari we wenyine mu muryango we uzi gutwara moto, kandi ngo ubumenyi bwose abugaragaza. Nyamara amaze imyaka 6 gusa yize gutwara moto. Natangiye gutwara moto mfite imyaka 17 nibwo nayigaga. Ngize imyaka 18 mbona perime, ku buryo naje no kuyibona mu buryo butangoye cyane. Uretse ibyazi gukora yatweretse ndetse n'ibyo atatweretse, Hababaje Intwari David avuga ko buri munsi yiyungura ubumenyi bushya, akenshi ngo ubwo bumenyi abubona mu ndoto. Ubwo ngenda mfata balance nyine yo kuri moto, noneho maze kumenya moto ngenda nyikinisha bimwe na bimwe nkabitekerezaho, ibindi bikanzira mu ndoto, ku buryo ubonye nka kuriya kuyihagarikira mu kirere mbitekereje muri iki cyumweru, nibwo nabitekereje njya kubitestinga mbona birankundiye. Imwe mu mbogamizi uyu musore atangiye kubona muri iyo mpano ye ngo nuko hari bagenzi be batangiye kumugirira ishyari, ndetse ngo n'abagenzi bagatinya ko yabatwara bakeka ko yabafite izindi mbaraga zimushoboza gutwara moto mu buryo budasanzwe. Ariko ku bw'uyu musore ngo nta kintu na kimwe kihishe inyuma y'impano ye, dore ko ahamya ko asengera mu idini rya ADEPR. Nta zindi mbaraga zihishe inyuma, imbaraga zidasanzwe ntazo, kuko ngenda senga ADEPR cyane rwose. Nta nubwo negeze mbinywa mu buzima bwanjye cyane. Ibyiza imbaraga zidasanzwe zikekwa kuri Hababaje Intwari binamaganirwa kure na bamwe muri bagenzi be amaze gusangiza ubumenyi. Nkibibona bwa mbere nagerageje kujya kubikorera, bageze abamotari numva ngo bakoreshwa n'amajini, ariko ngiye mu kubireba mbona ni ibintu umuntu wese ashobora kuba yakwiga akashobora. Ko mbona ibintu akora ndavuga ati ibintu nuko arimo ubuhanga bukomeye, ariko ubyize wabishobora. Bitewe nuko umuntu agenda abona ko uko bikorwa n'undi wese akumva ko yabikora, kandi n'abanyarwanda bakabikunda, nabonye ko nta kibazo kindi gihari. Cyakora kuri ubu bigezaho impano y'uyu musore imutera ipfunwe, ku buryo avuga ko atangiye no gutekereza kutazongera kuyigaragariza ahantu aho ariho hose. Impano ye yari ikwiye kuba imwinjiriza amafaranga. Si ibyo gusa, kuko ngo yifuje no kuba yakwagura impano abicishije muri siporo, akajya ahagararira igihugu ndetse akanagihesha ishema mu marushanwa mpuzamahanga yo gutwara moto. By'umwihariko ngo yandikiye abashinzwe siporo mu Rwanda abasaba ubufasha, ariko ngo nta n'umwe wamusubije. Ibi byose bituma yumva atishimiye ibyo akora, n'ubwo iyo abikora bitangaza bikanashimisha abatari bake. David Hababaje Intwari ni umumotari nk'abandi, uko abikora, uko atwara moto, atwara moto nk'iy'abandi niko avuga, ariko ngo nta kintu na kimwe gituma akora ibi ngibi. Nta mbaraga zidasanzwe, nta ngufu zidasanzwe, nta mbaraga za Satani akoresha, ngo ni ubuhanga busanzwe, akoresha mu gutwara moto. Sito Dusabirema.